ndi mu bihe byo gusenga ndyamye ari mu masaha ashira mu rukerera, nagiye nerekwa iyerekwa rikomeye cyane. Nagiye kubona mbona umucyo mwishi mu kirere, naje kubona mbona hagaze abagabo batatu, ariko naje kubona mbona n'irindi tsinda ry'abantu benshi ntabashe kumva, numva ngo bije bitunguranye, ngo kandi ibije amatwi y'abantu yumvise ibyo atashagaga kumva, amaso y'abantu arebye ibyo atashagaga kureba. Ariko biragaruka rirambwira nanone ngo dore abantu bazabirebesha amaso, abakomeye bazabibona, aboroheje bazabibona, ingeri zose abantu bazabibona. Ariko ndi mwaho ngaho mfite umukubuzo gutya, rambwira ngo uyu mukubuzo genda ubwira abantu batuye isi, mwana w'umuntu we, nanjye nditaba nti karame. Ndongera rambwira ngo yewe mwana w'umuntu we, ndongera nanjye nditaba ngo karame. Rimpamagara ubwa gatatu ngo yewe mwana w'umuntu we, nanjye ndasubiza nti karame. Arambwira ngo dore igihe kibaye, igihe kiraje kandi kirasohoye. Rambwira ngo ibyanyuze mu kanwa k'abahanuzi batandukanye kirasohoye. Ndangije ndi mwaho ngaho nagiye nerekwa ikibaya kinini. Icyo kibaya cyari kirimo abantu benshi ntabashaga kumenya umubare bereje. Nagiye kubona mbona hahurudutse ibibuye byinshi, ibibuye byazaga bigwa kuri ba bantu. Ubwo byagwaga kuri ba bantu n'ibyondo, ndetse ayo mabuye, ibyo bibuye byinshi byazaga bimwe uko ibibuye bihondana, nkabona umuriro uraka, byagwaga kuri ba bantu. Ubwo byagwaga kuri ba bantu, abantu baratangira barataka, barataka. Ndangije ubwo abantu batakaga, uburire abo bantu, genda ubaburire, ubaburire biyarure. Ariko kugira ngo bumve, ahubwo bose baransetse cyane, ku buryo ntabashaga kubyumva. Abantu baranseka cyane, abantu n'abasenge, kuko hateye inzara ikomeye. Imana tujye neza. Abantu bavuga ngo ibintu ngo birahenda, ndabwirwa ngo ntago birahenda, kuko Imana tujye neza ngo hateye inzara ikomeye cyane. Nyemera ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana, nkwifurize umugisha w'Imana wo dukunda kandi ugahitamo gukurikira ibiganiro byose by'Iyobokamana tunyuza kuri iyi mirongo. Reka mvuge ngo mwese nimuhabwe umugisha n'Uwiteka Imana, kandi ineza y'Imana ibomeho. Mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, mvuga ngo mwese muhabwe umugisha n'Uwiteka kandi Imana ibishimire, Imana ibaho umugisha, kandi Imana ibibagize ibyago n'amakuba n'umubabaro wose mwahuye nabo, ahubwo ibahaze ibyiza mu izina rya Yesu Kristo. Ngize umugisha n'umukozi w'Imana rero tugiye kwana muri kano kanya, ariko ndabona afite umweyo, nimba agiye gukura ntago mbizi, ntago nzi impamvu, ariko kandi ibyo byose bifite impamvu. Reka tumwakire. Tugwaye ikaze mukozi w'Imana. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Umeze neza? Ndashima Yesu. Turi kumwe ko ndabona umeze nk'uri ahandi hantu. Oya, ndahari. Ndahari, meze neza. Nabonaga wagiye. Ndahari. Twishimiye kubana nawe kuri uyu mugoroba. Amakuru cy'iminsi? Uwiteka araturinze, turamahoro. Yego, Uwiteka niwe Mana. Reka tuguse kandi udusurize abaduteze amatwi muri kano kanya. Ndabaramutsa mwese abakunzi b'ijambo ry'Imana aho bari hose, amahoro y'Imana bane nabo,
Mazina yanjye nitwa Ndibyare Celestine Kavuzandoro. Ndashima Imana. Umuririmbyi yarabivuze neza ngo mana nkuko wafashaga basogokuruza niko natwuza dufasha mu myaka iri imbere. Mana mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye ndaguhimbaje uri Imana amahoro, Imana nziza, Imana igira neza, urera data, urashoboye, urakiranuka mwami. Nyemera data ubwo nje ahangaha nje gutambutsa ubutumwa wampaye. Reka Mana ungire neza unshoboze, sinongere kandi singabanye. Ni mu izina rya Yesu mbisabye, amen. Witeka tugire neza abane natwe. Ngo nuwakuki wubaka iyo nkuge, urakora iby'ubupfapfa rwose, dore utuye imusozi kandi nta mazi ahari, ibyo ukora biratuyobera. Dore utuye imusozi kandi nta mazi ahari, ibyo ukora biratuyobera. Mana tujye neza, Imana ibane natwe. Ngo dore utuye imusozi kandi nta mazi ahari, ibyo ukora biratuyobera. Witeka ashimwe ahimbazwe, Imana igira neza. Ejo bundi ndi gusenga, Imana yarangendereye ibana nanjye, ivugana nanjye, ingira neza, irangenderera ibana nanjye. Mana unshoboze gutambutsa ubutumwa nk'uko wabumpaye. Lebide voze kotra, urakoze Yesu. Nuko Uwiteka arangenderera avugana nanjye, ndi mu bihe byo gusenga ndyamye, ari mu masaha ashyira mu rukerera. Nagiye kwerekwa nerekwa iyerekwa rikomeye cyane. Nagiye kubona mbona umucyo mwinshi mu kirere. Naje kubona mbona hagaze abagabo batatu. Ariko naje kubona mbona n'irindi tsinda ry'abantu benshi ntabashaga kubona. Matuje neza, ntamenye umubare. Ngiye kumva aho ngaho numva ijwi rirampamagaye, rirambwira ngo yewe mwana w'umuntu we, nanjye nditaba nti karame. Ryongera rambwira ngo yewe mwana w'umuntu we, ndongera nanjye nditaba ngo karame. Rimpamagara ubwa gatatu ngo yewe mwana w'umuntu we, nanjye ndasubiza nti karame. Arambwira ngo dore igihe kibaye, igihe kiraje kandi kirasohoye. Arambwira ngo ibyanyuze mu kanwa k'abahanuzi batandukanye kirasohoye. Ndangije ndi mwaho ngaho nagiye kwerekwa nerekwa ikibaya kinini. Icyo kibaya cyari kirimo abantu benshi. Abantu benshi ntabashaga kumenya umubare. Benshi, iyo mvuga abantu benshi ni ukuvuga ngo ni mu ngeri zitandukanye, mu masura atandukanye, mbese mu bihugu bitandukanye. Ni umubare w'abantu ntari kubasha kumenya. Ndaho ngaho nagiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo mbese mwana w'umuntu we, witegereje. Nagiye kubona mbona hahurudutse ibibuye byinshi. Ibibuye byazaga bigwa kuri ba bantu. Ubwo byagwaga kuri ba bantu n'ibyondo, ndetse ayo mabuye, ibyo bibuye byinshi byazaga bimwe uko ibibuye bihondana, nkabona umuriro uraka. Byagwaga kuri ba bantu. Ubwo byagwaga kuri ba bantu, abantu baratangira barataka. Abantu barataka, abantu barataka barataka. Ndangije ubwo abantu batakaga, nanjye ijwi ryangarutseho rirambwira ngo yewe mwana w'umuntu we, genda uburire abo bantu, genda ubaburire, ubaburire biyarure. Ariko kugira ngo bumve, ahubwo bose baransetse cyane, baransetse ku buryo ntabashaga kubyumva. Abantu baranseka cyane, ubwo bansekaga nagiye kumva numva ngo bije bitunguranye, ngo kandi ibije
amatwi y'abantu yumvise ibyo atashakaga kumva, amaso y'abantu arebye ibyo atashakaga kureba, ariko barakomeje baranseka. ubwo nababwiraga ngo biyarure, ngo dore ibibuye biri kuza bimanuka bibagwaho, baransetse cyane, ntawabashije kunyumva. ndangije kumva ndi mwaho ngaho, ijwi riragaruka rirambwira nanone ngo dore abantu bazabirebesha amaso, abantu bazabirebesha amaso, abantu bazabirebesha amaso, abakomeye bazabibona, aboroheje bazabibona, ingeri zose abantu bazabibona. ariko ndi mwaho ngaho naje kubona abantu bagera kuri 7 bantunguye cyane. abo bantu bagera kuri 7 bo barantunguye. naje kubona mbona muri abo bantu bagera kuri 7, naje kubona mbonamo umumama umwe avuyemo muri abo ngabo ko bari 7. mbona araje, muhereje ikiganza gutya, narambuye ikiganza cyanjye gutya, muhereza ikiganza. ubwo nari maze kumuhereza ikiganza, kuko nagiye kubona mbona Imana yanyambise imbaraga zidasanzwe. Imana yari yanyambise imbaraga zidasanzwe, abanyamwuka murabyumva, kuko nabonaga Imana yanyambise imbaraga zidasanzwe, meze nk'utari hano ku butaka, nk'udakandagiye ahangaha ku butaka. ntabwo nari gikandagiye ku butaka, kuko nabonaga Imana yanyambise imbaraga zidasanzwe. matuje neza, mbona ndambuye ikiganza ndamuhereje. ubwo namaze kumuhereza ikiganza, uwo mumama ya kiganza aragisingiriye. amaze kugifata, nagiye kubona mbona ndamukuruye. uko nari maze kumukurura, noneho nawe arangije, ngiye kubona mbona hari abandi bantu ari gukurura. Imatuje neza, ariko benshi bakomezaga guseka. Imatuje neza, ndangije ndabwirwa ngo isi, ibyago ku isi ntaho kubihuhungira hahari. Imatuje neza, ubwo byabibuye byamanikaga ku misozi gwa kuri ba bantu, kuko ijwi ryarambwiraga ngo ntaho guhungira hahari, aho nta handi buhungiro buri usibye muri Yesu Kristo. Imatuje neza, usibye muri Yesu Kristo honyine niho hari ubuhungiro. muri Yesu niho hari ubuhungiro, kuko wasimbukaga wese agenda atabaza iryo zina rya Yesu, wese nabonaga abona ubutabazi. Imana mu ijuru itugire neza. rimwe aho ngaho ijwi riragaruka rirambwira ngo fata umukubuzo. mpamvu naje mfata umukubuzo gutya, rirambwira ngo uyu mukubuzo genda ubwira abantu batuye isi, genda ubwira abantu batuye isi bagorora inzira z'Uwiteka. abantu bagorora inzira z'Uwiteka, bashaka amaso Uwiteka Imana bihana ibyaha. umunyabyaha agarukiraho, uwibarekeraho, usambanerekeraho, umunyabyaha reka ibyo yibwira agarukira Uwiteka, kuko Uwiteka ni umunyembabazi. Uwiteka ni umunyembabazi. Imana tugendeza ngo bagarukira Uwiteka. abantu rero bagorora inzira z'Uwiteka, bashaka amaso Uwiteka Imana, niwe uca imanza zitabera. Imana tujye neza, kuko ni umunyembabazi. ngo abantu nibagorora inzira z'Uwiteka Imana, abantu kuko baribagiwe bibutse kumweyo ukubura ahanduye, cyangwa se itorosho igatorosha ahanduye, cyangwa se umuntu agakoropa ahanduye. ngo abantu batunganye inzira z'Uwiteka, bashaka amaso Uwiteka Imana, bihana ibyaha, bahindukire, kuko ni igihe abantu bamaze kwibagirwa izina ry'Uwiteka Imana, ni igihe abantu bakomeje gushayisha. Imana tujye neza. ndangije ndi mwaho ngaho, naje guhabwa urupapuro. mpamvu naje nitwaje urupapuro gutya, nabyo ndababwira nibiri ku rupapuro. Imana tujye neza, urupapuro naje kubona mbona mpawe urupapuro. ndangije nararuzinguye, nararwakiriye, ndangije ndarufata ndaruzingura. Imana tujye neza, Imana turengere. ndangije ndavuga ngo mbese Mana yanjye, ndebye ibiriho numva binteye ubwoba, ariko umwuka w'Imana ambwira ngo mwana w'umuntu we, ndagutinyuye, genda ubitangaze. Imana tujye neza. ndabizi Pawulo mbundi yaravuze ngo nubwo kuba umuntu w'inyuma asaza, ariko uw'imbere arushaho kwambara imbaraga. Imana tujye neza.
sintinya gutambutsa ubutumwa butambutsa nk'uko Imana iba yabumpaye. Imana tujye neza, sintinya kubutambutsa. Imana tujye neza, kandi nukuri Imana mu ijuru ndashimira ko ijya inshoboza. Rero maze kubona urwo rupapuro naje kureba sanga hariho ibintu bitandukanye byari biri kuri urwo rupapuro. Imana tujye neza. Cyambere nagiye kona mbona inzara, nagiye kona mbona haje ijambo ryanditse mu nyuguti, mbese mu nyuguti z'icyapa. Ndabwirwa ngo inzara, inzara. Imana tujye neza. Ndabwirwa ngo inzara, ndabwirwa ngo inzara irateye, ndabwirwa ngo hateye inzara, ndabwirwa ngo ibyo kurya birashize mu isi. Imana tujye neza. Ndabwirwa ngo haje inzara, ni inzara ikomeye nka ya yindi hari igeranywa niyegeze kuba yo Bibiri twereka abaye Samariya. Ndabwirwa ngo hateye inzara ikomeye cyane, abantu ntibashaka mu maso guteka Imana, ngo abantu nibasenge kuko hateye inzara ikomeye. Imana tujye neza. Abantu bavuga ngo ibintu ngo birahenda, ndabwirwa ngo ntabwo birahenda, kuko Imana tujye neza ngo hateye inzara ikomeye cyane. Imana tujye neza, Imana turengere, nukuri Imana dutabare. hahandi mbese wagira amafaranga yenda kuzura umufuka ariko ukabona n'icyo ahahisha. Imana dutabare, Imana itwiteho, iturengere. Ngiye kubona mbona irindi jambo ryanditseho, ndabwirwa ngo abantu nanone bari gushaka imigisha ngo ariko batazi kuyikorera. Abantu benshi b'Imana bari gushaka imigisha ariko batazi kwikorera. Imana tujye neza, ngo dore abashi bakoraga neza baraberetse. Abantu benshi bari nabonaga barambaye ibiganza basaba ngo Mana mpumugisha, ariko ndabwirwa ngo abantu benshi bari gusaba imigisha ngo ariko batazi gukorera imigisha, kuko umugisha nta gusengerwa ahubwo urakorerwa. Imana tujye neza. Bibiliya ivuga ngo uzi gukora neza ntabikore, ngo akareka kubikora bimubera icyaha. Rero umugisha nta gusengerwa ahubwo urakorerwa. Imana tujye neza. Hari abagiraga neza baraberetse. Ibyo byose ngo biterwa nuko abantu bibagiwe Uwiteka ntibahigura imihigo. Imana tujye neza. Yewe wohize umuhigo nimuhigura imihigo, kuko igihe cyo guhiga indi mihigo kiraje kandi kirasohoye. Yewe muturage, Imana tujye neza, utuye ku misozi, utuye mu mujyi, utuye mu cyaro, uri Burayi, Canada na Australia, yewe uri Burundi, yewe uri muri Kongo, yewe uri Kigali, aho uri hose, Imana iravuze ngo nimuhigura imihigo. Mashaka mose Uwiteka Imana, kuko nabonaga abantu benshi bari gusaba imigisha, ariko ndabwirwa ngo abantu benshi bari gusaba imigisha ariko batazi kuyikorera. Ngiye kubona nanone nagiye kubona mbona igisuzuguriro. Nabwiye ngo abantu benshi Satani abikizeho igisuzuguriro. Imana tujye neza. Satani yashyize abantu benshi igisuzuguriro. Igisuzuguriro umuntu akakigendana akamugisuzuguriro. Imana tujye neza. Satani yashyize abantu igisuzuguriro bakaba mu marira adashira, bakaba mu gahinda mbese katarangira. Satani yashyize abantu igisuzuguriro aho ari kujya kubasuzugura no mu ngo zabo, ukuba ku rugo ariko ukabona Satani aje kwagusuzugurira akakuburizamo amahoro. Icyo ni igisuzuguriro. Satani agukizeho igisuzuguriro itoperebo, ugashaka bibo ukabona ikintu cyose ugerageje ntabwo kijya gikunda. Ndabwirwa ngo abantu benshi Satani abikizeho igisuzuguriro. Satani bashyizeho igisuzuguriro kuko nabonaga abantu benshi impamvu urambagizwa ubukwe bwajya kugera bugapfa ni igisuzuguriro cy'abademoni. Icyo ugerageje cyose kikanga ni igisuzuguriro. Ukarambagizwa ugafiyanswa bikamenyekana ugahora mu mapromese mu masezerano atarangira. Icyo ni igisuzuguriro. Satani yashyize abantu igisuzuguriro. Ndabonaga abantu benshi barariganyijwe ku buryo bukomeye cyane. Nkabona abantu benshi abakoraga bari kugenda bakinga imiryango. Ndabwirwa ngo ni igisuzuguriro Satani yashyize ku bantu. Satani yashyize abantu igisuzuguriro toperebo. hahandi umuntu nabonaga abantu bamwe bari gusenga bavuga ngo Mana ngo twabuze ibyangombwa byo mu gihugu turimo, ariko baragerageza bikanga. Ndabwirwa ngo icyo ni igisuzuguriro. Ariko reka wongere usenga Imana. Uwiteka niwe ugira icyo arema kandi akagikomeza. Imana tujye neza. Uwiteka agire neza abantu be, atabara abantu be, arengere abantu be. Ku buryo ibi ubwo nabonaga ibyo bintu by'ibiryo bihenda, nabonaga hari naho umufuka mbese ukagura mbese niba
mbese nkabona igiciro kiri kugenda kikuba kabiri. Niba umufuka w'umuceri uri kugura 40, ubwo nkabona wabaye 80. Mbese nkabona buri kintu cyose cyagiye kikuba. Imana tugiye neza. Noneho ndangije ndabwirwa ngo abantu nibasenge bashaka amaso Uwiteka Imana tugiye neza. Imana mu ijuru ibarengere ibarwanirire. Uwiteka ni umunyembabazi atinda kurakara. Imana ni Imana y'urukundo. Imana mu ijuru ibampere umugisha. Dusoreje mu ijambo ry'Imana dusanga ahangaha mu rwandiko rwa Petero, ibice byaho ni 2 umurongo ibice 3 muri Petero wa mbere umurongo wa 12 aravuga ngo kuko amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi n'amatwi ari ku byo basaba, ariko igitsure cy'Uwiteka kiri ku nkozi z'ibibi. Amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi, amaso y'Uwiteka ari ku bamwubaha, amatwi y'Uwiteka ari yumva kwifuza kwabo, yumva gusega kw'abakiranutsi. Ngo ari ku gitsure cy'Uwiteka kiri ku nkozi z'ibibi, kiri ku bantu batumvira Imana, banze kwihana. Imana tugiye neza. Ariko ngo amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi n'amatwi ye ari ku byo basaba. Ngo ari ku gitsure cy'Uwiteka kiri ku nkozi z'ibibi. Imana tugiye neza. Imana mu ijuru bane natwe. Reka ntange nimero ya telefoni. Imana tugiye neza. Kandi ushaka kumbaza rwose, nushaka kumbaza aho udasobanukiwe uze kumpamagara, uzampamagare ngusobanurire, dufatikanye gusenga. Uwiteka ajya yigarura rwose, unyemere uzampamagare dufatikanye gusenga niba udasobanukiwe. Imana tugiye neza. Ubutumwa mbana butanze ndezima mu nshamake. Imana mu ijuru rero baho umugisha. Reka ntambutse nimero ya telefoni dusenga Imana. Nimero yanjye ya telefoni ni 07 88 6 47 20. Reka dusenga Imana. Mana mu izina rya Yesu ndagushimira, ndaguhimbaje, ndakunezerera. Jya neza urakiranuka urakiza. Izina ryawe nuhabwe icyubahiro. Bana natwe uturengere, udukomeze kubwo buntu bwawe. Urakoze. Ubutumwa mpaye gutambutsa ndabutambukije. Harahirwa bumva kandi bakumvira. Ni mu izina rya Yesu mbisabye. Amen.